banza wumve se rega buriya hari ibintu ugenda musenyeze nk'imbere ya minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu hani wacu mbasha kubaza minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu hano mu Rwanda hari abarundi bo muri 72 batagira ibyangombwa wabyumvise neza hari abarundi bo muri 72 batagira ibyangombwa uyu munsi wa none tutagiye kure hano mu karere ka Bugesera mu murenge wa Ririma harimo abarundi 72 batagira ibyangombwa ntibagira mituweli ntibagira uko bagenda ntibagira uko bivuza ntibagira uko bagira gute nta byangombwa bagira ariko abanyamurenge baje muri 94 baje 95 95 kangaye bafite indangamuntu zo mu Rwanda bafite passport zo mu Rwanda ni nkaho ubanarije neza ni nkaho yagaragaje ko abarundi barenganye abanyamurenge bagashirwa kwibere kucyaruri yubivuze nubwo avuga ngo abandi banyamakuru baratinya abarundi bose nyirizina bigeze babivuga ba nyirubwite bamutumye wenda nkande wabo aho ko ari cyo inshuti yabo bamutumye iyatumika sakareka kamera riga ugenda gake gutumika byose se gutumika no gutumikira kuri kamera yakabanje akamenya ngo niba ari byo bamusabye sawa ntacyo rikuta ishategereza shawuri muramushora ndibaza ndabizi neza ko arabona misomo arafata abanyamakuru bamaze igihe akumva ko icyo kintu batigeze gikora ko badashoboye niyo haraza kubona ko ashoboye muraho waba uri umunyeshuri cyangwa uri umubyeyi ufite umwana wifuza kwiga kaminuza ngufite amakuru meza Hanika Anglican Integrated Polytechnic ni kaminuza nziza iherereye mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Nyanza. Tubafitiye amashami atandukanye nka Information Technology, Automobile Technology na Civil Engineering. Ni koko ngimishijwe ikaramu ntiramburura. Murakaza neza muri Hanika Anglican Integrated Polytechnic. Ese urabyumva gute abakiriya bawe bagiye basikana kano kantu bakabona menyu yawe ibyo ucuruza cyangwa se ibyo mufitemo? Cyangwa wasohokeye muri coffee shop, restaurant cyangwa hoteli ugasangamo ino QR code iteretse kuri table yawe ugasikana ukoresheje telefone yawe niwe guhamagara wa serveri kandi command tanze ikabasha kugera aho igomba kujya kandi ukabona ina minota igomba kumara. Urumva na tarisi iri murata. You have a new order. Ni mu masegonda make cyane mero kwikiyakira ku mpande zose z'iby'umukiriya ashaka bidasabye ko umuseveri agendana agakayi yandika cyangwa afata ku mpande z'abantu benshi ndetse order yacu ikaza ifite details zose z'iby'umukiriya yatanze urugero nko kumenya ngo se ni kuri table ya kangahe cyangwa se izindi details zindi zigiye zitandukanye. Ako kanya commande yawe itegera ku mushefu agatangira kuyitegura kandi mu buryo bwihuse. Fanerwa n'umuweta wawe akuzaniye komande kandi iminota mikeya ntuziyaze gukoresha Mero Quick ugatanga serivisi nziza kandi iboneye. Nawe ntucikwe n'ikoranabuhanga rya Mero nanjye namaze kuryibikaho nawe rero waryibikaho ushaka kugira ngo mukorane nabo wahamagara kuri nomero munsi ya screen yawe urabona ko nanjye nkagafaranga namaze kubyibikaho muri Murava Coffee. Karibu. Nawe sirimuka ukoresha Mero Quick ni mu masegonda make cyane. Twe turi Mero. Yes, bakunzi ba KOP turabasuje kandi tubaha ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Turagarutse na mwarimu wacu ni kuwa mbere, mwarimu arasa neza cyane. Tuje mu kiganiro nk'ibisanzwe, mwari uraho neza. Meze ute se? Saba. Ni weekend yawe yari nziza? Ni ngombwa. Cya kiganiro tuzakora part 2. Abantu baza amakuru batangiye kuyama. Batangiye kuyama. Bazi dosiye y'uriya mugabo. Nakunze kumubaza ngo iyi nzu twicayeho no kubana na Marirene ni iki cyabanje. Harabari kumbwira rero ko habanje kubana. Akakubwira ko habanje inzu. Ubu yabwiraga ko habanje inzu. Ejo hari umuntu wamamagaye rwose ari mu rugendo ariko yambwiye ko nagere natuzavugana ambwira n'abandi bantu bazi iyi dosiye y'uriya mugabo.
ubu rero ni ngombwa ko tuzakora igice cya kabiri tumaze kubona amakuru ahagije. Ariko nyine ntabwo nari nemere kumuvuguruza ko sinari imuzi, sinari nza ibyo byose, naramwibarije ntabimubajije, ibyo yansubije nibyo natangaje. Ibindi bari kumbwira nabyo nzabikorera contre verification cyangwa umugabo mwibarize. Ariko yewe niba yarambeshye yampamagaye nk'ushaka ubuvugizi kandi narabumukoreye n'undi wese. Yego. Hanyuma ku cyumweru ubwo ni excuse nanone kuko uriya munsi wo kuwa gatandatu nari mfite ubukwe bubiri ariko narabwibagiwe. Hanyuma umushuti wanjye umwe yabunyibukije ku kuwa gatanu nimugoroba namaze gupanga n'uriya mugabo. Undi mushuti wanjye umunyamakuru mugenzi wanjye Clement Karambizi we nari naramubwiye yatangiye gutumira mu kuwa gatandatu. Namubwira nti ngewe ubwonko bwanjye ntibushobora kwibuka ikintu mu mezi abiri. Nibigyegereza uzanyibutsa. Ubwo nawe yageze muri preparation z'ubukwe biramucanga aba muri rwinshi ntiyanyibutsa. Ubwo nabwo nari nabukaniye. Ariko bwombi nanone bwarokenze kubuhuza nabyo byari yindi ntambara. Bihura rero n'akari akazi. Ubwo nta na bumwe natashye kandi bwari bubiri. Yego. Kuwa gatandatu wabanje nabwo hari umushuti wanjye twiganye wari washyingiye. Nawe yarayampamagaye yambwira ko ntabonetse. Bwari bwabereye mu Mutara hirya za Nyarurema. Ubwo naho ngomba kwiyexcuse nta kuri nibwo buzima. Hanyuma rero ejo ku cyumweru nakoze siporo kuri golf. Fashe Kacyiru yose ndagenda ngera kuri golf. Manje nguri nako magenda mpahurira n'abantu bishuti bo kuri KOP abacaho n'imodoka abaje muri siporo bose tukahura. Yego. Hanyuma ubwo ndagaruka hari gahunda bwo sinagombaga kubuja. Hari gahunda yuko ngomba guhuza wa mwana na se wabo. Kuko ise we ari hanze. Twagiranye ibiganiro byinshi ariko kuko ni umu-intellectuel umwana we akiri mutoya kumenya ngo papa ise w'umuntu ntabwo ari ADN. Ubwo ushaka pere biologique cyangwa pere scientifique. Hakaba na papa w'umuntu wanditse mu irangamimerere. Ubwo urashaka pere administratif. Ariko papa ukomeye ni pere social. Pere social. Burya iso wo mu muryango. Ndabyumva nyine. Iso wo mu muryango ni ukomeye. Ukwereka abashiki bati aba ni banyogosenge. Akakwereka nyina ati uyu ni nyogokuru wawe. Abo bana ufite ntabuzukuru banjye. Uwo ni weso. Byaba mu irangamimerere bitabamo, byaba muri forensic bitabamo, uwo ni ukomeye cyane. Kuko muri forensic ntibivanaho ko iyo haje urwikekwe ntibivanaho ko utamwihakana. Iwo muri mu irangamimerere na adoptif umwana ushobora gutora kubona ari mu kaga ukamuzana iwawe ukamwandikisha muri NIDA. Ariko ntabwo uzamuzengurutsa ngo wumvishe bakuru bawe ko ari base wabo uwo mwana oya babizi kutamubyaye. Ubwo sinenzi ko ari abantu bagita abana. Sinenzi ko ari abantu bagita abana. Ejo bundi mu rugo barabyutse papa basanga uruhinja ku muhanda. Agiye asohotse hanze abonaga akana k'imyaka kare nko mu myaka 2 kubera karagwingiye cyane. Ariko gafite ngo amenyo yose sindajya kukareba. Gafite amenyo yose mu kanwa. N'ubu kari mu rugo. Ako kibiri nyina zamenyekana. Ariko naho yamenyekana ubwire so akagumane. Uwagataye ntagashaka. Harakurikiraho iby'amategeko n'inzego icyo zimaza nyina nizo zikizi ariko uwafashe umwana amugumane. Ko katazi kuvuga neza subwo kazabimenya. Kamenye ibiki? Kamenya nyina. Ntabwo ariko umwana asajya agira interrogatoire. Ariko niba kamaze imyaka 2 haraho bakaza. Ntabwo ari ngombwa ko kabivuga. Ni kenende bizamenyekana cyangwa baranabyihorere. Ubuse gufunganya nyina nukumushyira mu rukundo rwako. Barabishaka hiki. Kagize Imana kageze mu maboko meza. Mazima avara. Kageze mu maboko mazima. Inzego zikore cyangwa zibyihorere kuko nubundi kumufunga ntibyatuma akunda ko kana. Yego. Kandi byaba ari no kumugakomeretsa. Yego.
ibyo zizi ibyo zigomba gukora. Muzehe se yigeze azitabaza ubundi amwihorere nafata umwana ukari ku mata nk'ibisanzwe nafata umwana nibiba ngombwa tuzanamwongerera amata yo kugaha abyihorere kuko abigiyemo inzego zafunga nyina wako kana kandi yagataye nawe kugira ngo ajye mu bundi buzima cyane. urabyumva bese gatoya kera nkikora muri SOS hari umwana twari dufite none dukora ikosa twari dufite ikipe nini pe y'abapsikologe y'abapedagoge y'abasocial ariko tukagira programu yo guhuza abana n'imiryango yabo. noneho umwe dukora ikosa ikipe wari uyoboye ikipe akora ikosa yo kujya gushaka nyina w'umwana yamaze kumenya aho ari yategaga kwa rando. urabyumva ariko yarabyaye umwana ashwana na se w'umwana araza kuri SOS ibyuma ajugunya harigendera turamubura. Noneho nyuma dutangiye akazi ko gushaka imiryango y'abana wa mugore tumenya ko ari indaya itegera kwa rando. Uyoboye ikipe ajya kuyihiga. Yego turabipanga ariko agenda nabi. Amasaha y'indaya gutega ni nimugoroba. Saa 4 ntiwahamusanga. Yego. Noneho twirirwa muri Kigali muri izo gahunda isaha y'indaya gutega iragera. Wa undi yoboye ikipe aragenda ngo caki. Niwe nyina kanaka. Hano naje gushaka abagabo se naje gushaka abana. Urambwira ibiki? Urumva? Indaya irateze irashaka umugabo wiha amafaranga. Umugabo mwiza rwose w'uruhara n'imodoka nziza araje ahita amwibutsa wa mwana yataye azi ko atazongera kumubona. Noneho umukiriya wa mugabo yaje amwegera amubonamo umukiriya ati warayampa menshi tu cyane. Cyo gihe muri iyo periode byabaga ari 5 kuzamura ariko ibya 20 byari bitaragera. 5 byari amafaranga akomeye muri za 2005 na 6. Yego. Umugabo aza umugore amubonamo umukiriya noneho ubutumwa buvuye mu mugabo urera umwana w'uwo mugore kandi uwo mugore yaramutaye aho yari yiteze umukiriya abona nuje kumwibutsa wa mwana yataye yaramuriye yaramuri gasi mekoma yamwikuyeho se atabireba nawe niko yabona mubwiye ati uwo mbwira hari unsanganya hano naje gushaka amafaranga kandi ava ku bagabo ahubwo mbwira gahunda biti mwabigenje mute mwabigenje mute sozi nkuru neza yari umuyobozi byaye bikoze ari wikende kuwa mbere dukoze inama atubwira uko byamucendekeye abagore baravuga ati ahubwo yanagukubita atahubwo yanagukubita wowe ubusanze arateze yaje gutandika amagara. Yego. Uraza n'ibyabana ubizi ko yamwikuyeho bamwe ati wagomba kugenda ukabanza ukamenya nibura aho ataha mu masaha atarayo gutega ukamubera umushyitsi usanzwe mukabiganira ariko aho ari yaje gucuruza arashaka umugabo umuha amafaranga wowe urazana umwana yataye. So please ubwo nicyo nashaka kubwira uwo muzehe nashaka inzego ntazibwire. Arabazibwira iki? Kuko inzego icyo zirakora se ni ugufata uwo mugore bakamufunga. Umwana nta cyari bwungukemo. Muzehe natekereze ku mwana niba ngombwa uko bivuze muzatubwire umwana yageze aho agomba kubona yarahagomba kubari nabindi ibya nyina. Ubwo rero icyo nari nishatse kuvuga uriya mwana ejo twari kumwe amfite imyaka 26 iyo myaka yose nigeze abona na se. Yego. Ariko ise abifite ku mutima isarampamagara ambwira ati inshuro zose nza mu Rwanda ndashakisha nkamubura sinzi nyina ati nyina nzi izina rimwe nyina wabo nzi izina rimwe ariko amazina yombi y'umwana ndayazi ariko ntiyamumenya. Aramubura abimbwiye nkora ibishoboka n'indi myuka ingendaho iramfasha ko nabivuga ntabwo ari ubudahangarwa nta pe oya nta bundi buhanga byahise byikora. So icyo nashaka kuvuga rero repère social nuko umwana nubwo atarabona se ariko nibura yabonanye na se wabo barasangira baratemberana babyumva urumva ubwo igisigaye numva byari byiza
igisigaye hari igihe biba byarenze rega ndakubwira ngo nyina wabo abyumva yasheshe urumeza aranarira umwana nawe biramucanga na nyina biramucanga ariko pere sociale icyo shaka kubwira mu gihe se ataraza kubera akazi arimo umwana yabonye se wabo kandi amwakira nka se wabo koko yego aranamutembereza mu modoka umukobwa umwana yatubwiraga ati iyo mvuze ngo nabonye ngo papa ngo abana be baramuseka pere sociale se umwana yabonanye na se wabo ba nyirasenge bazabimenya baze kumureba na ba se wabo bandi na ba nyirakuru na ba sekuru uwo ni umwana sociale ntabwo ari forensic itanga umwana nta nubwo ari n'iditanga umwana cyangwa umubyeyi oya isano hagati y'umwana n'umubyeyi niyo iri sociale niyo umwe atahaba kuba umwana azi ba nyirasenge ba nyirakuru bandi ndanabyishimira cyane ndabyishimira cyane kubera nyikorana na Jarasi kuri Abani hari ikiganiro twakoze ari ku munsi w'umuganda nabwo ngaruka ku mateka icyo gihe nafashwe n'amarangamutima n'ikiniga cy'umwana nahuje na nyirasenge ise yarapfuye babyumva abantu benshi barakibuka ikiniga cyamfashe kubera iki ni uburyo ibintu byikozemo byaye biri nakubwaga nyine uwo mugore nyirasenge w'umwana ntabwo nari muzi nawe ntiyaranzi sibyo yego umugore wabyaranye n'uwo muhungu nawe sinari muzi nawe ntiyarakuzi yego umuhungu yari yarapfuye mushiki waje gushyingura atwara ivarisi irimo utuntu twose atitaye ku nimero ziri muri telefone ya musaza we ajya kuzo mu makarine avuga ati izi zo mu ikarine nizo zikomeye nawe akajya azashakisha aje nk'inshuro ya 5 yari Kayonza na Rwamagana niho yarari akajya abaza abantu ngo ariko karegeye bamwe bamwe ati ariko uwo muntu tumuzi kuri televiziyo aha naho araza yirirwa ku kazi ku munsi wa nyuma agomba gutaha yirirwa ku kazi banga kumuha nimero zanjye ko batari bamwizeye ahubwo asigize arataha mageze barambwira ati hari umuntu wiri waha gutya uze kumuhamagara muhamagaye numva arimo arambwira ngo ndi mushiki wa runaka nagushakaga ku munsi wa nyuma maze gukatisha itike isubira i Bugande ari Nyabugogo njya kumureba twicara hariya ahantu hariya mu Gatsata hirya y'ikiraro arambwira byose ubwo yari yaguze itike ya saa 2 z'ijoro tubona na saa 9 nanjye saa 11 ngomba kujya ku kazi tuvugana ayo masaha 2 arabimbwira byose ndavuga nti nzagerageza ayo makuru yarayambwiye ariko umukobwa simuzi uriya umugore akabazi izina ry'umukobwa musaza we yateye inda ngewe umuhungu akaba yarambwiye ko yateye inda umukobwa uvuka ahantu runaka umuhungu mwari muziranye umuhungu twari tuziranye yari inshuti yanjye ariko yarambwiye ko yateye inda mbere y'uko apfa yari yarabimbwiye mbere ambwira ko yateye inda ahantu noneho mushiki we mu gushakisha ko nawe yari afite ayo makuru agwa kuri njye ariko ntiyarazi ko umusaza we yabimbwiye n'uwo muryango sinari nkuzi basi tujya mu kazi bisanzwe ntangira akazi nyine kubera ko nari nzi ako gace umukobwa avukamo mbaza abantu baho byageze kuri 3 fini dosiye yarangiye 3 habanje uwa mbere uhakorera wigeze gukora muri icyo gice hakurikiraho undi muntu uhafite bene waho none bigera no kuri musaza w'umukobwa icyo shaka kukubwira uwo mwana barabimubwiye anga kubyemera atangira no kuvuga ati ko batinze mu bihorere ariko birangira babonanye umuryango munini cyane umwana yarimo yiga arangiza na kaminuza ariko ikintu cyagaragaye nuko umunsi wo kumubona umuryango we wose warahuruye imihanda yose cyari ikirori gikomeye cyane baza kwakira umwana ababyara b'umugabo benshi cyane abavuye i Buganda bavuye Kongo we ntabwo niyo bitaba ubukwe ndashaka kwereka abo bantu bose baje kugaragira uwo mwana nibwo iyo niyo paternity iyo niyo umuryango ise ntahari ntumva
ariko abo bantu bose baramureba nawe akabareba nka ba nyirasenge na base wabo ise nta gihari yego père social urabyumva umwana mu bantu ngira ngo na graduation ye rwose cyari ikirori gishyushye cyane cyo mu rwego rwo hejuru kandi abantu bakomeye. Icyo rero nicyo shaka kukubwira, ntabwo umubyeyi ari ADN, ntabwo umubyeyi ari indangamuntu, umubyeyi ni ububyeyi nyine cyane niyo connexion familiale. Good. Ubwo rero karagaciyemo icyo nicyo twakoze ejo nicyo twasorejeho. Yego. Dushatse tubanze twamamaza rero tujye mu ngingo nyamukuru. Yego. Premium Construction Group n'aba engineer beza cyane babahanga. Iyo ufite amafaranga yawe, ufite ubutaka bwawe, ndavuga ikibanza, urabegera bakabigufashamo bakakubakira inzu nziza ikomeye iramba, uzaba munezerewe nyine n'inzu ibikoze neza bien kuko ibikoresho bimwe na bimwe bafite imashini zibyitunganyiriza, ibindi bakabituma hanze kuko babwira aho bakorera na nimero kuko baravanze abanyarwanda n'abanyamahanga. Bakorera hano mu marembo ya REB imbere y'umunara bafite n'ishami i Rusizi. Mwabahamagara kuri 0784 42 cyangwa 078559 80 Yego, muri Vista Kigali naho na ahantu heza, na ahantu hanini, na ahantu hagutse, ahantu habera ibirori, bafite amasare manini yagutse, bakagira ibyumba byiza byo kuryamamo, bakagira icyumba kiba gifite urubaraza, kikagira n'uruganiriro na saro. Icyumba cyakira imihango yo gutwikurura umugeni, urumva ko ari icyumba kinini. Bakagira restaurant iteka neza, bakagira igikoni cyiza gifite isuku, bakagira mucoma nawe ubizi neza cyane. Barangira ubabwire nimero. Bakorera hano mu kizunguruko cyo kwa Nayinzira, ndumva mwari mari kwihuta cyane. Yabafatanye uko rw'imenshi kandi twatangiye dutinze. Mu kizunguruko cyo kwa Nayinzira. Hanyuma bahamagare kuri 078 5 40 80 Yego, hanika nayo nk'ibisanzwe murabizi, akavideo kaba kabanje imbere, ariko hari indi promotion iri muri hanika. Iyo umwana wawe ahize secondaire akarangiza azana provisoire, yahiga kaminuza akazana perime. Nka ibyo bidahagije, uwahize secondaire ahikomereje kaminuza agabanyizwa 50% ibyo rwose ubwo butumwa burakomeye. Abana ababyeyi bafite abana biga ibintu bya tekinike mu bindi bigo batizeye aho kujya uzajye hanika baguca 100%, mujyaneyo mu wa 4 mu wa 5 mu wa 6 yego, naharangiriza yiga kaminuza kuri 50%. Ako kan iyo offer irakaze cyane. Yego. Okay, nimero murazibona mu ka video kari hasi. Yego, mero nayo nk'ibisanzwe, aka video nako kari munsi, ushiremo nimero neza, ziba zirimo neza. Yego. Dufite nundi mufatanye ko rwejo bundi Muhivire Kenkayori Muhivire kurarete no kariyeri kuri kariyeri. Abantu bubaka Bugesera, abubaka Ntarama yose, Kanzenze, Karumuna, abubaka kurarete kuri kariyeri, bubaka Nyamata. Kenkayori Muhivire iri neza ku muhanda kuri kaburimbo. Niyibaha ibikoresho ntacyo badafite. Bamuhamagare kuri nimero bari kubona muri screen zabo. Reka nyibabwire nabwo iriho muri screen yirirwaho ikararaho igahoraho. Okay, sawa rero. Aho n'urucabane. Abo ni abafatanya bikorwa bacu. Inzu tugurisha Imasaka, etaje ya $300,000 iri mu kibanza cya metero kare 1580. Dufite iyindi hariya Intarama bita ku kizunguruko ya $180,000 ya $180,000 nziza kandi tukagira hano zikodeshwa Igasogi ni inzu nziza wakoreramo business. Ushobora no gushyiramo ka materineri, ushobora gushyiramo service nyinshi. Iri hari Igasogi imbere ya munsi ya kiliziya, munsi ya centrale. Yego. N'iyindi ya hano ku Muyange nayo wakoreramo, ushobora gukoreramo sauna, massage, ushobora service nyinshi, ibyumba nka 6. So muri make ngibyo. Hanyuma rero uyu munsi mu gaseke ka KOP utuzaniye iki? Sinzi uko ndabivuga. Reka mbitangire gutya. Mbanze nihanganishe abanyamurenge. Itariki 13 z'ukwa munani nibwo bibuka abanyamurenge barenga 160 biciwe mu Gatumba. Iyo ni inkuru barimo bibuka. 160 ni benshi, burya numwe abahenze. Ubwo rero hari ibikorwa byo kwibuka mu cyumweru gishize. Yego.
bamwe ngira ngo igice cy'ijambo Muzehe Tito Rutaremara yavuze ababwira ati mugende mujye kubohoza Kongo kuko Murenge ni agace, nuko barimo bibaza ngo kuki jenoside yabakorewe ititwa jenoside. Ababwiza ukuri cyane, ntakunze cyane, nta guca uruhande. Arababwira ati ntabwo Murenge yonyine yajya muri UN ngo uvuge ngo twakorewe jenoside, bisaba leta. Kandi leta niyo yagize uruhare mu kwicwa kw'abantu, ntabwo ari nayo yajya kudengosya ngo byitwe jenoside. Kuko abari abantu bo mu Gatumba, nkurikije amakomunikasiyo ari gucicikana mu mpande zose, yaba ku ruhande rwa Kongo yaba n'abandi, bivugwa ko bishwe n'abanyekongo bari bahungiye i Burundi, bicwa n'inshuti z'abanyekongo. Babyumva? Ziri i Burundi cyangwa z'abarundi kimwe, ariko ni inshuti. So noneho abakurira irido kwidirishya, arababwira ati na jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda iyo idahagarikwa ngo inkotanyi zitsinde, ninde wari kujya kuyisaba se ngo yitwe ko? Icyo kintu ni ikintu gikomeye cyane. Abantu benshi banabizi, byafashe n'inzira nyinshi, byafashe n'imyaka nk'ingahe muri UN bohora baneguza berekana byagenze gutya, ariko hari uwazanye igitekerezo. Ufite leta niwe wazanye igitekerezo, kuko muri UN hakirwa leta, ntago hakirwa amatsinda y'abantu. Ibyo yabwiraga bari abantu, nubwo benshi babifashe ukundi mu buryo butandukanye, ariko ntabwo wavuga ngo akagari se kagera muri UN gute, karahagarariwe. Ugahagarariye afite uruhare muri bya bindi kakabaye kajya kurekaramo. Byababwiraga nimugira igihugu kikagera muri UN, ibi muzabisaba. Urumva hashize imyaka 22. Hashize imyaka 22. Yababwije ukuri, ntago bose bari ko bakwakiriye, ariko niko kuri, nta nukundi waca iruhande, hanyuma nyuma yaho bwo hari abagiye babivugaho, ba Muyaya, Patrick Muyaya, ababwira ati ahubwo ni muze mutahe, kuko abanyamurenge ngo bari Kinshasa nabo bibuka iriya sanganya ku mugani w'abarundi. Noneho Muyaya diplomatically aravuga ati ariko ko n'abanyamurenge hano Kinshasa bibuka, namwe muri kwibukira mu Rwanda, ni muze mudufashe mudufashe guhangana n'umutekano muke w'uburasirazuba bwa Kongo. Urumva arangaje diplomatique, nkuko babwira ati n'ubu turabafite hano Kinshasa bibutse, ariko bari mu rugamba rwo kudufasha muri ikibazo cy'abanyamurenge. Ngewe ngenda gakeya, ariko ishyano rikomeye bafite, barimo ibice byinshi, kugira ngo bazanahuze, sinzi uzabahuza uko bizagenda. Hari abarwana muri Twirwaneho, hari abarwana muri FARDC, hari Akagara, hari abamaze gufata uruhande rw'ibindi bihugu bibacumbikiye, barimo nk'ibyiciro 6. Kuzabihuza ni intambara. Niyo mpamvu ab'i Kigali baravuga gutya, ab'i Kinshasa bakavuga ukundi, n'abari ku rugamba bakavuga ibindi, n'abari muri Amerika nabo bakavuga ibindi. Kuba ariko sinzi, akareka nkitondere, sinzi uwaba yarabiteye kugira ngo ibyo bice bizemo. Ushobora gusanga ari ya diviser pour régner, kuko ukurikije ukuntu bakundirana bahuje ntacyo batageraho. Ariko umwe aravuga iki, udakaba aragishenye. Abyumva, kugira ngo bahuze, harimo abumva ntacyo bibabwiye, batekanya aho bari. Harimo abumva byanze bikunze bagomba gusubira iwabo ku neza cyangwa ku nabi, bagafata intwaro. Harimo abandi bibaniye neza na leta, bibera Kinshasa sheri shushu. Sibyo? Hari abari muri guverinoma, hari abari mu gisirikare,
kandi ku mapeti yo hejuru. Ibyo rero ariko ibyo sinavuga ngo ibyo sinavuga ngo nabanyamurenge gusa niko umuntu ameze niko umuntu areme. Ntabwo ariko community zimera utabihindoye. Bisaba kubanza kwihuza kugira bagire imbaraga. Ariko iyo uvuga kimwe umwe aravuga ati genocide yakorewe abanyamurenge mu Gatumba, undi agahita avuga ati twebwe ntabwo ari genocide n'ubwicanyi busanzwe, kandi mwaka abaye muhuza imbaraga. Umuntu watumye badahuza imbaraga ubundi niwe kabitera wari yego. Ariko akaba ari ugutinya ko bishyize hamwe ntacyo batageraho. Urabyumva? Uwo ngo yari yabibonye we yari yabibonye. Hari n'umuntu wambwiye mu bucurabwenge cyangwa mu bwiru buhambaye, anambwira ko n'iyi gahunda yo kwicara babajyana mu bihugu bya kure nabyo ari ubundi buryo bwo kubaca intege. Kuko ngewe icyo gihe aho nari mpagaze mu mitekerereze yanjye nabibonaga nk'aho kubajyana mu bihugu bya kure bagakorera amafaranga, bamwe muri bo bazabasha gufinansa abasigaye wenda bari kurwana mu kubohora Kongo. Ariko uwo muntu warambwira ati kubajyana kure nubwo bakorera amafaranga kajana, gutabara byo bikubiye gake. Sibyo? Gutabara bikubiye gake kuko bari kure, bakagenda bakabyara bamwe bakamera no kubavanamo icy'ubunyekongo, akabona igihugu cyiza akakibyariramo basa akibagirwa. Urumva iyo ashaje uwo yabyaye we ntaba akibyibuka. Nabyo ni ubundi buryo bwo kugira ngo kubajyana kure yaho babanetararize yaho bakomoka. Kubaca intege ni ukubaca intege. Niyo mpamvu ubona bamwe bararwana abandi babarwanya. Ni ikibazo gikomeye cyane. Hanyuma rero nyine ubwo ni ukubihanganisha. Ubwo rero ako kanya nyuma sinzi ko ndabihuza, hahise haza undi muntu nawe ubwo ni muri periode yabo abanyamurenge yego yo kwibuka babo biciwe mu Gatumba, yego bishwe n'abarundi zishuti, abarundi bishuti za Kongo. Urabyumva? Undi noneho ati ariko kuki abanyamurenge mu Rwanda bafite ibyangombwa hakaba hari abarundi bahageze mbere yabo batabifite? Datawe ngo abandi banyamakuru mwarabitinye ngo ariko njyewe nabivuze. Ariko we ntabwo ari undi munyamakuru, ntabwo ari we. Kandi n'ikigaragaza ko atari we, iriya ngingo ntabwo ari gupfa kwivuga uko bibone. Ngo abandi banyamakuru ati baje kera byo turabizi. Nyanza, Gisagara, Huye, Ngoma ntabwo yayibutse, za Mutenderi barahari, Bugesera barahari. Abimutenderi bo twigeze kujyayo tukorana nabi biganiro, hari hegereje nk'amatora, twarimo dukora inkuru z'uko amatora ari kwitegurwa. So dusanga abo barundi badatora, none nabo bakarekarama bakavuga ati tumaze igihe hano, ati no mu nkiko gacaca twari turimo, ati ariko nta maranga muntu ntago twemere gutora. Dukora inkuru zigera ahantu habishinzwe biribana. Ibyo rero avuga ngo abandi banyamakuru barabitinye, namenye ngo batinye iki, aho amakuru ava y'ubwo buryo bwo kubona ubwene gihugu n'iki byose, hari uko babona iyo dosiye. Ariko mu gusesengura bisanzwe ahantu bigoraniye, ahantu yakoreye nka penalty ko yabizanye agereranya abo barundi n'abanyamurenge, kandi noneho akavuga ku banyamurenge bo bari kwibuka. Ni nkaho ubanarije neza, ni nkaho yagaragaje ko abarundi barenganye abanyamurenge bagashyirwa ku ibere. Swati abo bantu bombi amateka yababanye bate n'u Rwanda? Icyo nicyo wakabanje kureba. Abarundi bamwe bahungiye mu Rwanda 72 73, bamwe hari abari bafite inkambi za Muvumba yahavuze ngo icyahoze ari Kiyombe na Muvumba, za Rukomo yahavuze, za Bugesera za Ririma bari bahari,
bari bahari henshi, ariko ngira ngo ku gihe cya Ndadaye bamwe baratashye, surtout abari intellectuel, abari barize n'abandi ababishakaga. Ndadaye amaze gutsinda ngira ngo ni 9 banza ni 9-3 cyangwa 9-2, bamwe baratashye abandi barasigara, sibyo? Abasigaye 9-4 ntabwo babyitwayemo neza, si bose, ariko ntiwamenya ngo nuyu mu batarabyitwayemo neza mu gihe cya jenoside yakorewe Abatutsi, abishe, abahuruje, abasahuye, bamwe basubira i Burundi, abandi bihishahisha aho hose, kugira ngo umenye ngo nabahe nacyo kiracyagoye. Noneho uko abizana ukabigereranya n'abanyamurenge bagize uruhare ruziguye n'urutaziguye mu kubohora u Rwanda. Rekana nabyo mbisobanure. Iyo mvuze ngo ruziguye n'urutaziguye, urutaziguye n'urwo kujya kuri front ku rugamba, sibyo? Uruziguye n'ugufinansa front, sibyo se? Ayo ufite watanze inka ye, watanze bitanu bye, sibyo? Wataye ishuri akajya kwigisha. Iyo sano abanyamurenge bayifitanye n'u Rwanda kuva na kera. Icyo nzi ko nta munyamurenge rigeze numva wagomeye u Rwanda, kuko na mbere ya jenoside yakorewe Abatutsi hari abazaga kwigisha bakagenda, ariko tubifate. Hanyuma igihugu kibohowe baraza banakomeza kugira uruhare mu kubaka u Rwanda. Abari abacamanza, abarimu bari benshi n'ubu ngubu, sibyo? No mu zindi nzego, muri za finance cyane, ariko cyane mu bucamanza, mu madini, mu bwarimu, hose bakwiramo. Wenda hari n'abageraho bakabitiranya. Hari abanyamurenge babandi nyine nyirizina, no bakongeraho na zino mpunzi z'abanyekongo bavuga Ikinyarwanda. Hari abantu batabasha kubitandukanya, nabo batangiye kuza za 9-6-7 na n'ubu hari abakiza. Abo bantu bose kuvuga ngo harimo ababona ibyangombwa, amaranga muntu bakabona, nugaza wowe uti abarundi ko aribo baje imbere byagenze bite, uba wirengagije ayo mateka y'abo bantu bafite. Uko guha ibyangombwa abarundi nukubanza kumenya ngo yaje ate, kuki atatashye d'abord, sibyo se? Byagenze bite? So ntabwo ari dossier, niyo mpamvu ubona na wagenze mu gake. Ayinya abo bose nubonetse wese washabye harere bapfa gutinyuka nyine. Harimo detaye zigoranye kuvuga, ariko umuntu utekereza yakabaye abasha kuzibona mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Uruhare rw'abanyamurenge mu buzima bw'igihugu iki rurahari mu buryo bumwe cyangwa ubundi, mu gihe abarundi babivanze. Kuba bamaze igihe sicyo kibagira kibibaha automatically, kuko bamwe barabivanze. So rero kuvuga ngo azakibaza Minaroke se, Minaroke uyu nguyu uriho, twebwe icyo gihe tuvuga dukora inkuru za Mutenderi muri Minaroke hari Ndera, ni mbere ni na mbere yakaboneka, kandi manza mbere yakaboneka, banza hari nka Musoni gutyo na gutyo. Uyu ngabande barabitinde uwo ujejo ntubanje kubaze ko kuki batabivuzeho utugeye n'impuna na Minaroke. Minaroke se ubundi harya niyitanga nationality, kubona ubwene gihugu bica ahantu henshi hakomeye, ahazwi n'ahatazwi. Ntabwo ari kurebe ngo nuze gusa tu, kandi ndakumenyesha ko twebwe icyo gihe Mutenderi twasanze benshi bo bagasobanura bavuga ngo kandi ngo muri Gacaca
ngo twari inyangamugayo ntabwo bihagije ubundi izi nkuru zikunda kuzamuka iyo bigeze mu gihe cy'amatora kuko ntibatora byesuye kuko gutora no kugira indangamuntu ariko nanone si ukuvuga ko bigeze aha ntawe wigeze atera intambwe ahubwo bigatuma abantu bacurugutura ubwonko bakamenya ubundi kuki ari uriya ubivuze nubwo avuga ngo abandi banyamakuru baratinya abarundi bose nyirizina bigeze babivuga ba nyir'ubwite bamutumye wenda nkande wabo aho ko ari cyo inshuti yabo bamutumye iyo atumika se akareka kamera rigajya ugenda gake gutumika se byose se gutumika no gutumikira kuri kamera yakabanje akamenya ngo niba ari byo bamusabye sawa ntacyo rikuta ishategereza shawe uri muramushora ngewe ndimo ndabungabunga urashaka kumenya ahubwo nyine igitumye kuki ari we batumye d'abord kuki ari we batumye kuki bamubwiye kujya kuri kamera iyo ngiyo harya ni za Rwanda mizari ndibaza ndabizi neza ko arabonamo isomo arafata abanyamakuru bamaze igihe akumva ko icyo kintu batigeze gikora ko badashoboye niyo haraza kubona ko ashoboye kandi icyambere azabanza nyine nabwo nukubanza akamenya nyine kuki byegereje umutima kuki yabigize ibye kuki harimo n'abaratangira kuvuga ko nawe yaba abarimo wenda urabyumva ariko ni ukwihuta nyine ni ukwihuta ko yakabaye abanza kumenya ngo kuki abo banyamakuru bandi uvuga batigeze babigira historique y'iki kibazo imeze iti kandi inzego avuga ko akorana nazo undi yakabaye azicati undi harya bari barundi kuki mutabaho ibyangombwa sibyo se urwego rumwe cyangwa ebyiri eshatu mubakorana nabo muzakorana nazo bari kumuha igisubizo kurya atajya kuri kamera avuga biriya bintu noneho ukanasabira abarundi ubagereranya n'abanyamurenge bageze mu gihugu mu buryo butandukanye bubiri butandukanye ntabwo abanyamurenge baje bahunze ariko abarundi baje bahunze iyo 7-2-7-2-7-3 urabyumva inkambi zawe zari twari tuzizi twiganaga n'abana bari bafite n'amashuri buriya bigagamo ntabwo ari ubwo ko biyobekanye nta wigeze abirukana ngo bataye ku ngufu ariko icyo bahungaga i Burundi kugiye bahunze ku gihe cya Micombero asimburwa na Bagaza nyuma ya Bagaza hajyaho Buyoya nyuma ya Buyoya wani hajyaho Ndadaye Melchior icyo gihe cya Ndadaye abantu benshi baratashye abasigaye nabwo nukumenya kwaye kuki basigaye noze kuva 7-3 kuva 7-3 umurundi wahungiye mu Rwanda nta butegetsi burabaho bujyanye nawe ushobora gusanga ari nicyo banibaza sibyo hanyuma kuva 7-3 imyaka ubu ningahe 40 Ujo 50 na yewe data we 53 abo ni bari kubariza imyaka 53 ubwo numva nabakomoka kubahunze kuko abirindwi gatatu wasanga benshi batagihari ariko se muri icyo gihe cyose habuze nabejo bundi kubwa nkuru nziza barimo baragenda wenda ubwo tuvuge ko batamenya ariko ni ikibazo cyo kora ahubwo yasabira leta ikavugana n'iyi Burundi uburyo bataha kuko ubwo benshi hari n'abataza aho bakomoka bagenda wenda basaba ubutaka gutuzwa tusa kuko ababejo bundi b'imahama bo nibura bo baje muri 2015 imyaka 10 si mikeya bo baribuka aho bari batuye bari ari kuvugira ni ikintu gikomeye cyane ariko ni ikintu cyo kurundi rwego gisaba n'izindi nzego nyinshi ku buryo rero sinkubeshye rega tugeze kubikora
iyo kesi ya Muteri sinibuka amatora harya amatora yabaye manza 2008 twatoyera manza 2013 manza 2013 twabikoze none tujya gushaka balance inkuru se zarasohotse tujya gushaka balance kuri icyo kibazo ibyo kuvuga ngo abandi banyamakuru ngo barabitige twaragerageje ntabwo ubiza ahubwo siza aho wabaga yabaga mu murimo w'Imana Imana se uvanaho gukurikira amakuru twarageregeje ariko ibisubizo twabonye ni ibi ngibi nyine so rero kuza ukabi kandi twebwe dukora n'inkuru ntabwo twagereranyaga ngo bakanaka kare ko ni kabi cyane kuki bakanaka babibonye baraje ejo bundi ababanje abahageze imyaka 20 imbere yabo bo batarabibona ngo nzakibazo okay ariko menya ngo baje bate hari abaje bahunze hari nabaje baherekeje insinzi kambyite gutyo kandi baraza barakora mu myanya yose myanya yose rero kujya hariya icyambere bari kwibuka ntubanje kwifatanya nabo ahubwo uhise uvuga ngo bo bafite ibyangombwa abarundi ntabyo bafite simbizi buri bintu ni ikintu kigoye cyane kumva ariko buriya uko abantu bagenda babivugaho urumva oya wiseka agatwengiri gukubita mana yaje urumva ijambo rya Tito honorable Tito naryo ryakiriwe ukundi mu buryo butandukanye Muyaya aravuga sibyo Muyaya yaravuze arasubizwa babyumva byose kuri kesi yo kwibuka abiciwe mu Gatumba b'abanyamurenge uyu rero watangiye kuvugira iryo kuvugira ibyo gusabira ibyangombwa abarundi ntago bantu barareyajisa kuko reaction ziri kuba nizo kubya nizo kwibuka nizo kubya kwibuka nibyo Tito yavuze Muyaya akavuga runaka akavuga baracyaraho ahangaha ntago baragera kuri ibi byangombwa by'abarundi urumva nibwo nibabibona tuza nabasabire ntacyo yego ariko se aburetse gatoya ese nta association bafite yaba yarabisabye officiellement hanyuma we ntekereza ko batayibura yakabaye ihari cyangwa se bishobora no kutayigira kuko urumva baratatanye abajya kwegerana n'abagisagara n'abanyanza ariko se abari Mutenderi abandi bakaba Muvumba kandi ibaze ngo kuva muri 73 nababakomoka bashobora no kuba bataziranye nacyo kirashoboka ariko gusubira mu gihugu cyabo barabyemerewe keretse wenda kuba baba bakeneye gutuzwa gushakisha bikasaba ko leta zombi ziganira uburyo bagerayo cyangwa se ugasanga hano bahafite nabo ibindi bikorwa ariko nta nicyo babaye usibye icyo cyonyine babaye iki nibiga umutekano nibiga bariga cyane barivuza cyane umutekano ni wose nitambara nta kibazo pe nibaza nta hantu bahezwe usibye ku kantu ko gutora niko numvise ibindi byose twiganaga nabo nta kibazo ibindi rero sinzi wenda haba hari amakuru mashyashya ntazi we afite kuba ko twebwe yavuze ko twananiwe ariko nibaza ko katubitegereze yego Ngani ndumva je nagushimira asante sana ndumva nagushimira tukarekera aho ngaho rwose reka turekera aho ngaho ndagushimiye cyane ibiganiro byacu no kuri KOP byo nakagaruka asante